Ndumva nifuza kurangisha umuryango wanjye kuko ntabwo nigeze ntakaza icyizere. Buri gihe nagiye niyumvisha ko igihe kimwe kizagera nkabona nibura n'umwe. Mbonye umuntu niyo nabona umwe tugira icyo dupfana, kandi ndabizi neza ko bahari. Ntabwo bishoboka ko naba narasigaye ndi uruhinja ngo abantu bakuru bose babe barapfuye habure n'umwe usigara. Njya nibaza niba naranavutse bikancanga, kuko hari igihe nitekerezaho kuva nkiri mutoya mu buzima naciyemo muri Congo, ubuzima naciyemo ngeze mu Rwanda, nkabuhuza kumva nta kintu kirimo gisobanutse. Kumva wanyereka Imana nayibaza ibyo ari byo. Aho hantu ni muri Masisi, ni ahantu, ni mu mashyamba ahantu hejuru y'isoko ryitwa Nyamukubi. Iryo soko ryari riri ahantu munsi y'umusozi hari n'ikiyaga. Hari amazina yangumye mu mutwe ntazi ngo ni ayande, ntazi ngo ntamenye, gusa nyine nakuze kuva nkiri muto ayo mazina ndi mu mutwe. Yaba ari ay'abaturanyi, yaba ari ay'umuryango wanjye, yaba ari ay'aho nagiye mba simbizi. Izina rya mbere ritajya rimva mu mutwe ni izina, ahubwo se ni ryari nigeze nkunda ubuzima? Ntabwo nigeze nkunda ubuzima kuko ubuzima bwanjye burarura. Ijambo yambwiye nzarenda apfa nararyibagiwe. Yarambwiye ngo